Muvandimwe, hari ibikurwanya byabaye byinshi, abanzi bariyongera umunsi ku wundi. Dawidi niwe wavuze, aravuga ati abanzi banjye baragwiriye Uwiteka, ariko niwe byiringiro byanjye, niwe mutabazi wanjye. Dawidi yagize abanzi kugeza naho umuhungu we Abusalomu ahindutse umwanzi ashaka kumwica. Ibaze nawe abanzi bakubanye benshi, abavandimwe barakwanze, inshuti zakuvuyeho, aho ugeze abantu bakugendaho utazi icyo bakuziza. Ntago ari ukuri mubi, ntago ari uko utazi kubana n'abantu hoya, ahubwo ni imbaraga z'umwijima ziguteza abantu. Imbaraga z'umwijima zakwizeho icyangire, imbaraga z'umwijima ziguterereza abarozi n'abapfumu, aho ugeze hose umurozi waharakuroga. Ibyo byose bigomba kurimburwa n'amaraso ya Yesu. Iyaturiho ko amaraso ya Yesu arengera ubugingo bwawe mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu rengera ubugingo bwacu. Amaraso ya Yesu rihimbura ibitugirira nabi. Amaraso ya Yesu tuburanire mu izina rya Yesu.